Mupaka shamba letu. Umupaka isoko y'imibereho yacu. Mupaka shamba letu ni ikiganiro kigamije guhijamba abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'abandi bagira uruhare muri ubwo bucuruzi. Ngewe ubu bucuruzi bumaze kongeza ku nyungu nyinshi. Uko tuvugana sinshobora gutegera ku muntu ngo ampereze mituweli. Nkarya, nkambara, nkisiga. Hii kazi yangu inanisaidia sana. Juu nachuruza tomate, matungulu, chonga. Antukena nisaidia sana. Juu siwezi kuwa na ile maisha ya omba. Taki niko najitupa mie peke. Umwana wiga segonderi mwishyurira ishuri bose ubuzima burakomeje imboga umva mbese ni nk'umugabo. Ni mu rwego rw'umushinga Mupaka shamba letu ugamije kubaka amahoro binyuze mu kubaka ubushobozi mu by'ubukungu ku bagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Mushyigizwaho n'umuryango mpuzamahanga International Alert binyuze mu mushinga wawo wa Mupaka shamba letu ugamije guteza imbere ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka no guteza imbere imibanire myiza mu karere k'ibiyaga bigari by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku nkunga ya Ambasade ya Swede n'ikigo cy'Ubusuwisi gishinzwe ubufatanye n'iterambere. Ikiganiro Mupaka shamba letu mugikurikira kuri radio y'abaturage ya Huye kuwa gatanu ku 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba, kuwa gatandatu kuri radio y'abaturage ya Rubavu ku 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba, no kuwa mbere kuri radio y'abaturage ya Rusizi n'ubundi ku 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba. Mushobora kandi kuduhamagara ku murongo wacu utishyurwa 8999 cyangwa mugatanga ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga za radio y'abaturage ya Rubavu, radio y'abaturage ya Huye ndetse na radio y'abaturage ya Rusizi. Mupaka shamba letu. Abaduteze amatwi mwese turabasuhuje. Ikaze mu kiganiro Mupaka shamba letu. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe akamaro ko gusesengura amakuru tubona binyuze mu ikoranabuhanga kuri telefone zacu cyangwa se ayo tureba kuri televiziyo, ayo twumva mu binyamakuru, ariko ugasanga ntabwo dufashe umwanya wo kuyatekerezaho ngo turebe ukuri kwayo. Ibi bikaba bishobora kugira ingaruka haba kuri twe, kubo tubana nabo, bikaba byagira ingaruka kubo duturanye mu bihugu bitandukanye no ku bucuruzi bwambukiranya imipaka muri rusange. Muri iki kiganiro mugiye gukurikira abagore ndetse n'urubyiruko rukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, aho bahuguwe n'umushinga Mupaka shamba letu ku kamaro ko gukoresha neza amakuru babona. Muri kumwe na Solange Yanone. Mupaka shamba letu. Umupaka isoko y'imibereho yacu. Ikaze nanone mu kiganiro Mupaka shamba letu. Inkesha Ariane ni umuyobozi w'umuryango International Alert mu Rwanda. Aratangira ikiganiro cyacu asobanura impamvu bateguye amahugurwa ku bagore n'urubyiruko rukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ku mikoreshereze y'itangazamakuru. Umuntu wese ashobora gushyira ikintu hanze yitekerereje ntawe yabajije atanabyiboneye n'amaso ye, ariko akabigira inkuru koko ubona ifite ishingiro. Twese tukahita tubyohererezanya ugasanga bibaye inkuru nyayo abantu bemeye. Donc twaravuze tuti tugomba mu kubaka amahoro tugomba kubikangurira abantu yuko biriho n'ukuntu babyirinda. Kavuga tuti muri izi mbaga zanyu mwebwe nk'abacuruzi bambukiranya imipaka mwabonye bibagiraho izihe ngaruka. Nk'iyo umuntu ababwiye ati mu Rwanda bafunze imipaka cyangwa ntabwo barimo kwemerera yuko abagurisha itomati uyu munsi bahita, rimwe na rimwe ugasanga sibyo, ugasanga abantu nabo bahise bavuga ngo yango natwe twanze ko abanyarwanda baza, kandi rimwe na rimwe juste ibyo ari ukugira ngo abantu bamanipule situation, bamanipule contexte, wa mugani bateranya abantu ku nyungu zabo za politiki. Naho ngaho twabizamuriye tuvuga tuti mu bikangurirwe mujye mubanza mubaze ese ni hehe mubariza, murabaza nde ninde wabaha amakuru koko ashitse. Donc twavuga wenda murebe abayobozi babegereye, ama association abegereye, organisation nk'izacu ziba zifite ibiro muri Kongo no mu Rwanda, ku buryo abo muri Kongo baduhamagara tese ayo makuru niyo, tukavuga tuti ntabwo ari. Donc mbere yuko banohereza iyo nkuru handi babanza kumenya koko ariyo, ariko noneho no kumenya kudasangira ibintu bitubaka. Niba umuntu avuze ikintu kirimo gusenya abanyekongo cyangwa kirimo gusenya abanyarwanda cyangwa kirimo gusenya Burundi, bimaze iki kubisangiza abana? Ni ikiganiro Mupaka shamba letu.
reka tunyarukire no mu karere ka Nyaruguru, aha ni ku mupaka w'Akanyaru ho nabo bafite icyo bungukiye muri aya mahugurwa ku mikoreshereze myiza y'itangazamakuru. Amazina yanjye nitwa Francine Sindi ku bwabo, ndi urubyiruko rukora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya umupaka ku mupaka wacu Akanyaru. Tutarabona amahugurwa twabonye y'ibinyura mu bitangazamakuru, nk'urugero ukaba wakumva amakuru kuri radiyo ariko utarafite gihamya, nta handi wayasesengura. Ni ukuvuga ngo ugomba kubanza ukabisesengura neza mu binyamakuru bitandukanye kugira ngo umenye niba amakuru aho yasohotse mu kinyamakuru kimwe urebe no ku kindi ukabona kubisangiza abandi. Hari ukuntu ushobora kuba wizeye nka radiyo ukumva ko niba radiyo yatangaje ngo umupaka wacu Akanyaru wenda wari ufunze, bawufunguye cyangwa barateganya kuwufungurira mu gihe runaka. Urugero nk'uri hakurya dukorana, ukaba warangura imari uteganya cya gihe batanze cyo kuzafungura umupaka ariko utabizi neza, bikazagira n'ingaruka bitewe n'uko utarubizi neza. Kubanza kugenzura ayo makuru ngo umenye ko ari impamo bigira akahe kamaro? Kuko nimba mbanje nkagenzura inkuru ngiye gutanga ko ihamye ari ya nyayo, biramfasha kuba nta ngaruka biza kungiraho. Ngiye nkayivuga ntayize ugasanga mugenzi wanjye nawe ayihawe ndayihandi ugasanga hari ibyangiritse. Akamaro ka mbere ko gusesengura amakuru cyangwa se kuyagenzura, nkatwe b'abacuruzi bambukiranya imipaka, icya mbere kwirinda gutangaza amakuru y'ibihuha, byubaka amahoro n'umubano hagati y'ibihugu byombi. Ahubwo no mu karere ka Rubavu, abagore n'urubyiruko rukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka nabo barahuguwe, bamenye akamaro ko gusesengura amakuru mbere yo kuyasangiza abandi. Amazina yanjye nitwa Isaba Catherine. Mbere nta bushobozi twari dufite bwo kuyagenzura, kuko niba mbyutse mu gitondo nkajya kurangura, mugenzi wanjye akambwira ati yewe muri Kongo habaye imyigaragambyo, bavuze ko uyu munsi nta muntu n'umwe uri bwambuke. Nanjye nagera hirya nahura na mugenzi wanjye yambaze kugarutse se, yewe barambwira nta muntu uri bwambuke muri Kongo. Nundi ugasanga cya gihuha tudafitiye amakuru nyayo twese kiranaduhombeshe. Kamemo nabyutse njya kurangura ubwo sindi bwambuke ngo ncuruze. Urumva niyo ya makuru y'igihuha. Twasanze twari twarayobye cyane, twakiraga ayo duhawe. Nk'ubu umuntu akanyandikira message kuri WhatsApp, message nkabona ku rubuga, mbese aba yayishyira no ku rubuga. Ntabwo iyo message ngomba guhita nyoherereza abagenzi banjye, ngomba kubanza nkayisoma ya message banyoherereje, nkabanza kureba ko atari za nkuru zino za fake news zirimo zibiba amacakubiri n'urwango mu bantu wenda bo dukorana se cyangwa se dutuye hano mu karere k'ibiyaga bigari. Ngomba kubanza kureba ko ya nkuru ariyo y'impamo. Ngomba kubanza nkamubaza byabereye hehe, ninde wabitangaje, ni ikihe kinyamakuru cyabitangaje, nuhe munyamakuru wabitangaje. Sesengure numve ko atari za nkuru za fake news. Uko kugenzura amakuru noneho umuntu abifite akahe kamaro mu bucuruzi bwanyu ndetse no mu mibanire yanyu n'abaturanyi muhahirana umunsi ku munsi? Niba ari icyabereye muri Kongo, tugomba kubanza tukamenya se ni guverineri wakivuze, ni runaka se wakivuze, n'abakongomani tugahura tukaganira. Kuko nibica kuri internet nabyo twagiye tubona ahantu henshi bisenya abantu, cyagera nko ku mukongomani ngo abanyarwanda ibyo bazanye biraruze, baje kugira gute kuturoga. Aho ugasanga natwe abanyarwanda twikomye abakongomani ngo biva muri Kongo byose biba ari umwanda, biba byangiritse. Twize ko tugomba kwirinda inkuru z'ibihuha, nta makuru dufite. Tugomba kwirinda inkuru dusoma mu binyamakuru ko zitaba zizewe 100%. Umuntu akanyohereza nk'inkuru, nasoma hejuru nkareba uko icyo nkuru yashakaga kuvuga, ugasanga nyohereje mugenzi wanjye yohereje undi, ariko ntago nigeze nsoma ya nkuru yose ngo ndebe icyo ya nkuru yashakaga kuvuga. Kandi wenda ya nkuru mwoherereje hejuru yatangiye ivuga neza, inavuga wenda ijambo ry'Imana, ariko igeze hasi izanamo za nkuru zisenya abatuye muri aka karere k'ibiyaga bigari ariko natwe duherereyemo. Kandi wenda yanditse ngo nawe nguyohereza abantu 20 cyangwa nguyohereza abantu 10. Inkuru z'ibihuha ziraduhombya. Uyu munsi wa none bavuze ngo i Rubavu harafunzwe, nta muntu wemere kwinjira i Rubavu.
kandi bakabishyira mu kinyamakuru runaka, umwe akabibona akabyohereza undi n'undi akabibona akabyohereza indi. Icyo gihe twasanze tuba duhombye ibintu byinshi cyane twe tw'abacuruzi. Umucuruzi wari kuva i Rusizi azanye ibintu Rubavu, uwo munsi yahombye. Nanjye wari gufata bya bicuruzwa byavuye i Rusizi bizi Rubavu, nahombye. Ni ikiganiro Mupaka Shambaletu mukomeje gukurikira. Reka noneho duha umwanya abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ndetse n'urubyiruko mu karere ka Rusizi. Aba bakorera kuri Rusizi ya mbere n'iya kabiri. Mbere yuko dutangaza amakuru cyangwa se nge ntangaza amakuru ku giti cyanjye, mbere na mbere mbanza kureba ababashije kuyatangaza. Ese abo babashije kuyatangaza bari bagamije iki? Ikindi cya kabiri buriya mbasha no kureba hasi muri makomenti icyo abandi bantu babashije kubivugaho, kugira ngo mbone icyo mbasha gutangariza bagenzi banjye. Kuko hari n'igihe uba usanga n'icyo kinyamakuru kitanazwe, ugasanga ntangaje inkuru kandi izo nkuru ziri buze kugira ingaruka nyinshi cyane ku bantu turi buze tuyoborana. Akamaro ko kugenzura amakuru mu bucuruzi ni uburyo bwo gukumira ibihuha, kubera ko ibihuha bishobora guteza ikibazo n'ibihombo mu bacuruzi hagati ubwabo, uretse n'ibihombo bwite ku bacuruzi bigateza n'ikibazo ku bihugu. Kubera ko mbonye inkuru ako kanya ngahita nyitangaza ntabanje kugenzura ko ari igihuha, hari ingaruka zikomeye cyane bigira kuri njyewe uri gukora ubucuruzi ndetse n'uwo turi gukorana ubucuruzi muri rusange. Niyo mpamvu ari ngombwa ko ngomba kubanza ngasuzuma inkomoko y'ayo makuru mbere yo kuyasakaza, nkabanza nkamenya umwanditsi wayo n'icyo yari igamije ndetse na rubanda nyamwinshi yareberaga. Ubu twamenye gusesengura amakuru yizewe n'amakuru atizewe. Amakuru yizewe urabanza ukareba ese ninde wayatanze, ese ayo makuru afite itariki, ese ayo makuru afite inyandiko ibigaragaza. Ayo makuru iyo usanze afite ya nyandiko afite amatariki urayasakaza, kuko ubuvuga ngo uko byasa kose hari radio runaka izwi, hari umunyamakuru runaka wayatangaje wizewe ubikora kinyamwuga. Inyungu bifite mu bucuruzi dukora ni uko umuntu ubonye ya makuru agerageza kuyasesengura, yamara kugerageza kuyasesengura akavuga uko byasa kose mu bucuruzi bwacu dukora aya makuru yarakenewe. Abari bateze amatwi ikiganiro cyacu uyu munsi tugisoreje ahangaha. Twaganiriye ku byiza byo gukoresha neza amakuru twakira hakoreshejwe imbuga nkoranyambaga cyangwa se ayo tubona mu bitangazamakuru bitandukanye. Ndashimira cyane Christine Ndacyayisenga, Jasmine Duhirwe na Jean Uwamahoro bamfashije gutegura iki kiganiro. Mwari kumwe na Solange ya none, naho ubutaha. Mupaka Shambaletu. Umupaka isoko y'imibereho yacu. Mupaka Shambaletu ni ikiganiro kigamije guha ijambo abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'abandi bagira uruhare muri ubwo bucuruzi. Ngewe ubu bucuruzi bumaze kongeza ku nyungu nyinshi. Uko tuvugana sinshobora gutegera ku muntu ngo ampereze mituweli, nkarya, nkambara, nkisiga. Hii kazi yangu inanisaidia sana juu nachuruza tomate, matungulu, chonga. Antukena nisaidia sana juu siwezi kuwa na ile maisha ya omba taki niko najitupa mie peke. Umwana wiga segonderi mwishyurira ishuri, bose ubuzima burakomeje, imboga umva mbese ni nk'umugabo. Ni mu rwego rw'umushinga Mupaka Shambaletu ugamije kubaka amahoro binyuze mu kubaka ubushobozi mu by'ubukungu ku bagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Mushyigizwaho n'umuryango mpuzamahanga International ARAT binyuze mu mushinga wawo wa Mupaka Shambaletu ugamije guteza imbere ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka no guteza imbere imibanire myiza mu karere k'ibiyaga bigari by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku nkunga ya Ambasade ya Swede n'ikigo cy'Ubusuwisi gishinzwe ubufatanye n'iterambere. Ikiganiro Mupaka Shambaletu mugikurikira kuri radio y'abaturage ya Huye kuwa 5 ku 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba, kuwa 6 kuri radio y'abaturage ya Rubavu ku 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba, no kuwa 2 kuri radio y'abaturage ya Rusizi n'ubundi ku 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba. Mushobora kandi kuduhamagara ku murongo wacu utishyurwa 8999 cyangwa mugatanga ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga za radio y'abaturage ya Rubavu, radio y'abaturage ya Huye ndetse na radio y'abaturage ya Rusizi. Mupaka Shambaletu.